Hari abantu twiringira kurusha ubuzima bwacu, tukabatekerezaho nk'abantu badashobora kutubabaza. Ariko se byagenda bite niba umuntu wagukundaga cyane ari we ugambanira ubuzima bwawe? Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru y'umugore wizeraga umugabo we n'umutima we wose, ariko umuntu bose basuzuguraga bavuga ko ntacyo amaze, niwe wahinduye ubuzima bwe burundu. Inkuru irakwigisha ko amafaranga, ubwiza cyangwa se icyubahiro atari byo bigaragaza umutima mwiza. Hari igihe umuntu udafite icyo yambaye cyangwa haba aba afite umutima uruta uwo bita abakire. Nitwa Mbabazi Aria. Niba ukunda inkuru zigisha ubuzima, urukundo n'ukuri guhishwa inyuma y'ubuzima bw'abantu, kanda subscribe maze dutangirane iyi nkuru. Dutangiranye umukobwa usohoka mu gipangu ubona ko agiye kujugunya imyanda. Hakurya gato ivuye aho umukobwa ari haba hagaragara umusore ugaragara nk'umukene, nyine umusore ubona udasa neza. Inyuma gato tuba tubona abagabo babiri bahagaze utamenya ibyabo. Ubwo umukobwa abwira wa muhungu twarebaga ruguru aramubwira ati ntukore kuri iyi myanda. Akomeza asubira inyuma. Nuko ubwo umusore yabonye ba bagabo babiri binjiye mu nzu, umukobwa atabibonye. Nuko umusore asa nk'umucira amasire, nyine wa musore twabonaga umeze nk'umukene asa nk'umucira amasire ati hari abantu binjiye mu nzu yawe. Umukobwa nyine ntiyabyitaho, umuhungu azamukurikiye yirukanka, igipangu cyita cyifunga. Umukobwa nawe akomeza ajya imbere mu nzu. Akigera mu nzu yaje yikandagira, yumva ibintu biramenetse, yitangira kwibaza ibyo ari byo. Nuko arabaza mu bwoba bwinshi ati ninde uri hano? Agiye kubona imbere yabona abagabo babiri bari bipfutse ibintu ku muntu batagaragara ku maso, bisa nk'aho ari abajura. Ubwo mu gusubira inyuma n'ubwoba bwinshi yarababajije ati muri bande? Nuko abagabo bari bipfutse baramubwiye ati uba ugomba kwigengesera mu gihe ugiye kujugunya imyanda hanze. Ubwo baje bamwegera ari nako umukobwa asubira inyuma. Ubwo wa muhungu twabonaga usa nabi umeze nk'umukene yaje amufukura amubwira ati mumuveho, ababwira ati mumuveho. Ubwo nuko mu nzu z'uwo mukobwa bari za nzu zikinga. Ubwo yasubiye inyuma gato, ubwo urugi ruhita rumukubita ku mutwe, umukobwa bayikubise hasi. Ba bagabo babiri nabo bahita bagira ubwoba, bababwiye wa muhungu ati reba ibyo ukoze. Wa musore arabasubiza ati ariko ngewe nta kintu nkoze. Ubwo abasore baravuze ati wasanga muri iyi nzu hari kamera? Umusore aravuga ati reka ntazirimo. Umwe muri abo babiri bari bari kumwe. Ubwo abasore basohotse biruka, umwe asigara aramubwira ati wishyize mu bibazo wereka nkubwire. Ubwo wa musore ahita asohoka yiruka aragenda. Ubwo uwo musore asigara yivugisha aho ngaho avuga ati ariko byari impanuka. Ubwo umusore yagonye aho ngaho byamucanze. Ubwo yamukoze amubwira ati madamu, ariko umukobwa nyine ntiyanyeganyegaga. Maze umusore yaramuteruye amutwara mu cyumba aramuryamisha, aranamworosa neza. Mu gihe umusore yari ari gutambuka agenda, ubwo umukobwa nawe yatangiye gusa nk'ukangutse, nyine nk'uzanzamutse. Ubwo umukobwa ahita amubaza ati urinde? Ubwo umusore asubira inyuma gato, nyine amureba mu maso ariko ubona ko atabishakaga ati njyewe se? Umukobwa aramubaza ati avugira hejuru ati uri umujura? Umusore ati oya rwose madamu, ntago ngenda umujura pe. Ati ni wowe wanabaye? Ati yego, nabonye bari abasore binjira mu nzu yawe, ubwo nyine mpitamo kutakureka wenyine. Nihanganiraho mada, ariko ndatekereza ufite kuruhuka. Nuko umukobwa aramubwira ati ndumva mfite akizengera. Ubwo umukobwa yarongera aryama, nuko umusore arigendera. Hagati aho ku rundi ruhande tuba tubona umusore n'undi mukobwa basaga nk'aho baza kuri cya gipangu cya wa mukobwa, gusa mu by'ukuri igipangu cyari gifunguye. Nuko umusore aravuze ati haratuje cyane kandi ndabona n'igipangu gikinguye. Ubwo umukobwa aravuga ati ariko wambwiye ko rwose araba ari hano? Umusore ati yego n'ubundi rwose nuko bimeze, ariko mpamo umunota. Ubwo mu gihe wa musore yari ari gusohoka, imbere ye gato abona umugabo uri kuza winjira. Nuko ku mutima baravuze ati mana yanjye, ati wabona uriya ari umugabo we? Ati kandi ndizera neza ko rwose adashobora kunyizera. Ubwo mu gihe yari ari kwinjira, nyine wa musore yahisemo kwihisha.
ubwo wa mugabo yarinjiye nuko ajya mu cyumba wa mukobwa yari aryamye, ubona ko rwose asa nk'uri kureba nabi, asanga umukobwa araryamye nuko ahita asohoka yikubita. Akimara kugenda nuko wa musore avayo amuhinguza avuga ati uko byasa kose ngomba kuva hano mbere yuko nishyira mu bibazo birenze ibyo nishyizemo. Nuko wa musore wari winjiye nawe abwo ahita asohoka abwira wa mukobwa wari yari asize hanze ati rwose araryamye mu buriri, rwose musize aryamye mu buriri. Nuko wa mukobwa mu ijwi riri hejuru cyane ati ngo iki Daniel, ibi bintu ntabwo rwose ushobora kubinkora. Nuko uyu Daniel aramubwira ati uratekereza rero mfite gukora iki? Umukobwa ati we mubwire kuri twebwe. Daniel ubwo aramubwira ati we rwose ntabwo nabikora. Ubwo wa musore yari ahagaze ku gipanga ariko bimviriza, mfite gushaka uburyo rwose ngomba gutsindira amafaranga ye. Umukobwa mu ijwi rirakaye cyane ati umaze igihe kinini umpereza inzitwazo nyinshi, ubu kwezi kurashize. Ubwo Daniel aramubwira ati uratekereza rero mfite gukora iki ubu ngubu? Ubwo nuko Daniel aramubwira ati ibyo ukora byose reka dufite gutsindira amafaranga y'uriya mukobwa. Ubwo umukobwa aramusubiza ati ese ni ryari nakubwiye ko ngiye ibyo by'amafaranga nabyitayeho? Icyo nkeneye gusa ni wowe, iby'amafaranga ntabwo mbyitayeho. Ubwo Daniel aramubwira ati nati mukunze wanjye, uratekereza ko dushobora kubaho gute? Undi aramubwira ati ntabwo mbizi ariko dushobora gushaka akazi tukajya ahantu kure cyane kandi tukabaho ubuzima bwiza. Ubwo Daniel aramubwira ati hoya rwose nyumva neza, dufite kuva hano. Yorini ashobora kuza hano igihe icyo ari cyo cyose. Umukobwa ati ariko Daniel wari wambwiye ko uyu munsi ari uwacu. Ubwo Daniel ababwiye wa mukobwa ati ndaza kongera nkuvugishe. Ubwo wa musore yari ahagaze ku gipanga ari kubumviriza, aba aravuze mu mutima ati ariko ibi ntabwo bindeba. Tugaruka ku ruhande rwa wa mukobwa aho asa nkaho rwose azanzamutse abyutse. Ubwo abyuka atekereza wa muhungu wamutabaye. Ubwo wa muhungu Daniel abagarutse arakinga aramubwira ati mukunzi wanjye finally wabyutse? Wa mukobwa ati nawe mwijwe ubona rwose atabishaka ati waramutse mukunzi. Ubwo Daniel mu ijwi riri hejuru ati ni ukubera iki wambaye gutyo? Ati wakoraga iki? Ati mu by'ukuri ibyabayeho mu gitondo ubwo nabyutse ngiye kujugunya imyanda, ubwo nagarukaga mu nzu nasanze abasore babiri bambaye ibintu by'umukara bisa nkaho rwose barabaje bashaka kungirira nabi. Ati hagati aho hari umusore rwose wahise aza aramfasha, mu by'ukuri amfasha batarampemukira. Ubwo umusore Daniel yakomye mu mashyi rwose aseka amubwira ati ubwo uratekereza ko ibyo bintu ugiye nshobora kubyizera koko? Ubwo Yerena anamubwira ati ariko ni ukuri? Ati umugore utatabaje polisi ntanahamagare n'umugabo we. Ubwo Yerena anamubwira ati Daniel mbabarira rwose. Ubwo Daniel abwira Yerena ati mbwiza ukuri, ugeze umuzana mu buriri bwacu? Ubwo Yerena ahita ahaguruka aramubwira ati amureba mu maso ubona ko byatunguwe n'ibintu ariko aramubwira ati rwose njye ntabwo ibyo bintu nabikora. Ubwo Daniel ati mbabarira rwose wikorerwa umbeshya. Ati ntabwo nshobora kwemera ibyo bibeshyo byawe uri kumbeshya. Ubwo umukobwa ati nawe njye ntabwo rwose ndi kukubeshya pe. Ubwo Daniel ahita amwiyaka amwikuraho. Abwira umukunzi we aramubwira ati ibyo bintu wankoze njye ntabwo nshobora kubikora. Ati ariko ubwo wabikoze, ati ibintu byose ufite ngiye kubigutwara. Ubwo Yerena aramubwira ati Daniel ariko ntabwo ufite kunkora ibyo bintu, ufite kunkunda kandi ukanyizera. Ati naragukundaga ariko ubu ntabwo nzi icyo uri cy'imbere yanjye n'ikindi gihe. Ubwo umusore yahise yikubita aragenda, Yerena asigara ahagaze aho ngaho aramubwira ati Daniel uretse gato nyumva. Ubwo wa mukobwa ahita yiyumvira ati uriya muhungu afite kumfasha. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho bigaragara ko hari abasore rwose ubona basa nabi nyine, bigaragara ko ari mayibobo nk'uko nabyita. Ubwo wa mukobwa abahaje bigaragara ko aje gushakisha wa musore. Ubwo asanga abasore babiri baza bamwegera bisa nkaho bashaka kumwaka ishakoshi. Ubwo arababwira ati ndi kurishaka umusore munini w'inzobe wambaye ingofero y'umukara ufite itatu mu ijosi. Abasore bamureba baseka nyine ubona bari gutangazwa n'ibyo ari kuvuga. Ubwo abasore baramurebye baramuseka baramusubiza ati ahubwo ushobora kuba ari turi gushaka. Ubwo bahita bamwaka isakoshi ye. Ubwo bavugije induru, wa musore yari ari hirya ku bw'amahirwe ati uriya si wa mukobwa ra? Ubwo yaje yihuta abwira ba bahungu bisa nkaho ari abapampe be ati mumusubize iyo shakoshi njye aje kureba.
ubwo abasore bahise bayimusubiza umukobwa bahita bavuga ati tubabare rwose ntabwo twari tubizi Jimmy, uyu musore aba yitwa Jimmy. Ubwo yahise abaka ya sakoshi, uwo ngubwo umukobwa ahita amubwira ati narindi kugushaka. Umusore amusubiza ati se uri kunshakira iki, ntabwo gakwiye kuba waje ahantu nk'ahangaha, ntabwo haba hizeye umutekano wawo. Umukobwa ati ni ukuri nkeneye ubufasha bwawe. Umusore ati urashaka ubufasha bw'iki, kubera iki kandi ushaka ubufasha? Ubwo yari anamubwira ati umugabo wanjye ari gutekereza ko nshobora kuba narazanye undi mugabo mu nzu. Umusore ati ariko ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Undi aramubwira ati nawe urabizi ko rwose bitabayeho, ni nayo mpamvu nkeneye ubufasha bwawe, noneho ukaba wambera umutangabuhamya ku mugabo wanjye. Ubwo umusore aramubwira ati mbabara rwose nta bindi bibazo nkeneye, ntabwo nkeneye ibibazo n'umuntu uwo ari we wese. Umukobwa aramubwira ati ariko nta bibazo, just ni ukuza ukabwira umugabo wanjye ukamusobanurira. Umusore aramubwira ati mbabara rwose kandi mbabare ntuzanagaruke no kunshaka hano. Ubwo umukobwa yasigaye yivugisha ati ubu ngubu bigiye kurangira mbuze umugabo wanjye no ku bintu ntigeze nkora. Ubwo umusore muri ako kanya yaragiye ariyumvira, ubwo ahita agaruka yumvisha amagambo umukobwa yari avuze. Aramubwira ati ubwo ngubwo ufite kwitegura icyaba cyose njye singere mu bibazo. Umukobwa aramubwira ati ndagusezeranya ko rwose nta kibazo kizabaho. Umusore aramubwira ati rero ubwo reka tugende. Ubwo baragenda. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande rwa ba bandi babiri, aho tuba tubona Daniel ari kumwe na wa mukobwa. Ubwo aramubwira ati ngufite amakuru meza uyu munsi. Umukobwa aramubwira ati ntayaheze. Ati finally ngiye gukora divorce na Yomera. Utamubwira ati wow, ati nari negereje kubyumva. Umukobwa atamubwira ati none se ibyerekeye amafaranga? Umusore amusubiza ati wigira ikibazo kuri ibyo ngibyo. Ati ibintu byose nzabyigarurira rwose. Ati uburyo nabikoze namufatiye mu tuntu tw'amafuti nyine tudafatika, mbigira urwitwazo nyine rwo kugira ngo dutandukane. Ubwo nyine ibintu byose ubu ngubu nyine ngiye kubimutwara. Ubwo umukobwa yahise ase kubona ko rwose yishimiye ibyo yumvise. Ati rwose umukunzi wanjye uri umuhanga pe. Ubwo barasetse ubona ko bishimye, nuko Daniel arabwira wa mukobwa ati ngwino rwose ngufitiye indi surprise rwose. Ati ngwino tugende kuko ngufitiye indi surprise. Ubwo umukobwa rwose yishima ati umva uyu munsi ni umunsi munini wacu pe. Nuko tugaruke kuri uru ruhande rwa Yomera na Jimmy. Ubwo baba bageze mu rugo, ubwo Yomera akaza avuga ati Daniel ndi mu rugo. Ubwo Jimmy aramubwira ati ashobora kuba nyamara adahari. Yomera aravuga ati ntawe uhari, uko bisa kose birasa nkaho adahari, gusa dufite kumutegereza. Ubwo Jimmy aramubwira ati wanzanira computer. Nuko Yomera aramubwira ati nta kibazo rwose reka nyikuzanire. Ubwo Yomera amuzanira mashini. Aramubwira ati none se mashini urayishakira iki? Aramubwira ati ndashaka kureba video zo kuri kamera uko byifashe. Ubwo akandakana kari aramubwira ati ibyo nashakaga ndabibonye birarangiye. Umukobwa aramubwira ati turakoze. Ati rero ubwo ngubwo dufite gutegereza Daniel akaza kugira ngo umusobanurire. Nuko ubwo ngubwo Jimmy aramubwira ati ariko rero ese uzahana umugabo wawe ari? Undi aramubwira ati ntago mazi. Ariko rero byashoboka ko twamenya ahantu ari kuko njye ndi umuntu w'imihanda kandi ahantu henshi mba mbazi. Jimmy ahita abwira n'umukobwa ati reka tugende. Umukobwa aramubwira ati tujye kureba aho umugabo wawe ari. Undi aramubwira ati se ni gute wamenya ahantu umugabo wanjye ari? Ati nabirebye kuri location. Ati nabirebeye kuri computer. Umukobwa aramubwira ati ni gute se wamenya ibi bintu byose kandi uri uwo ku muhanda? Undi aramubwira ati wowe reka tugende. Ubwo tugaruke kuri uruhande n'ubundi Yomera na Jimmy bahagaze. Aramubwira ati dufite kugenda, ariko bahagaze ahantu hasa nk'aho ari hoteli. Aramubwira ati dufite kugenda. Umukobwa aramubwira ati tujye hehe? Undi aramubwira ati ngo wowe ngwino tugende ufite kubireba n'amaso yawe. Umukobwa aramubwira ati ariko uri kuntera ubwoba. Ubwo Jimmy aramubwira ati icyo ngusaba we ni ukunyizera nta bindi, ngwino tugende. Ubwo hano gatoya tuba tubona rwose Daniel na wa mukobwa rwose umva bari bizihiwe rwose, bari muri pisine ubona ko bishimye. Ubwo Daniel aramubwira ati rwose ahangaha turi ni ibyishimo byacu ndetse n'umunsi wa mbere w'ubuzima bwacu turi kumwe igihe cyose. Umukobwa aramwenyura ati rwose cheers ku buzima bwacu. Ubwo aho ngaho nyine Jimmy ahita yinjira Yomera. Ubwo bahita babakubita amaso ubona nyine bose baguye mu kantu. Ubwo Daniel ati Yoreni ati urakora iki aha ngaha? Yoreni aramubwira ati ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Ese ubundi uwo muri kumwe we ninde? Ubwo Daniel ati ibyo rwose ntabwo bikureba n'ikindi gihe.
ati kuko n'ubundi ntacyo ufite kubikoraho rwose. Umusore Daniel abwira aramubwira ati ubwo wowe warambeshye pe. Umukobwa ati njye ntabwo nigeze rwose nkubeshya Jimmy. Ubwo Daniel ati Yaren wowe warambeshye. Ubwo Yaren aramubwira ati njye ntabwo rwose nigeze nkubeshya Daniel. Ubwo Yaren ahita abwira Jimmy ati mbabara rwose umbwirire Daniel umubwire ukuri kose. Ubwo Daniel abarebanye n'uwo mukobwa araseka ati ndi kubona noneho wazanye n'umukunzi wawe ahangaha. Ati se ubundi mwamenye mute ko ndi hano? Ubwo Jimmy asubiza Daniel ati ibyo ni ibintu byoroshye twabimenye nyine aho wari uri. Ubwo Jimmy abashuhuje wa mukobwa wari uri kumwe na Daniel mu maso ati hayi Natalia. Ubwo Daniel yahise abaza Natalia ati uriya mugabo se uramuzi? Ubwo Jimmy mu ijwi rituje cyane ati rwose aranzi. Ati kandi aranzi cyane. Ati uwo ni umugore wanjye wahahise. Ubwo Yaren yahise areba Jimmy nyine ubona ko atunguwe n'ibyo avuze. Ubwo Yaren yahise abwira Daniel ati rwose ntabwo nshobora kwizera ibintu uri gukora pe. Ubwo Daniel ati mbabarira rwose Yaren mbabarira nyumve. Ubwo Yaren ahita amubwira ati umva nyine divorce nawe dufite gutandukana. Ubwo Daniel asigaye avuga ati Yaren mbabarira ba wihanganye gato nyumva. Ubwo Daniel na Natalie basigaye aho ngaho biyumvira byabacanze. Nuko Jimmy aza yirukanka inyuma ya Yaren. Ubwo Yaren aba yicaye hano hanze ubona ko yababaye. Nuko Jimmy mu ijwi rituje asa amwegera amubwira ati wihangane. Ubwo Yaren aramubwira ati se ibintu byose wari ubizi? Ati ntabwo nari mbizi gusa umunsi ubwo nazaga mu nzu cyagiye bajya kukwiba babajura. Ubwo nari mpagaze kuri gate ngira ngo nsohoke nyine narabyumvishe kandi Natalie rwose uriya nari imuzi cyane. Ubwo Yaren aramubaza ati se ubundi ni ukubera iki mwatandukanye? Ubwo Jimmy aramubwira ati twaratandukanye kubera ko nagize ibibazo mu kazi banyirukana mu kazi nyine njya hasi. Ubwo rero Natalia yanyanze kubera ikibazo cy'amafaranga nyine narakennye anyanga muri ubwo buryo. Ubwo Yaren aramubwira ati rwose ihangane ku byakubayeho. Jimmy aramubwira ati ibyo rwose nta kibazo aba ari isomo ry'ubuzima kandi naje gusanga ko nta mpamvu buri muntu afite kwicara arira. Ubwo yari ari gutakaza amarira ku matama ye yarabivuze mu buryo bwo kugira ngo nyine ase nk'uceceka nyine areke kurira. Ubwo umukobwa yaramwenyuye yihanagura amarira aramubwira turakoze cyane Jimmy. Ubwo Jimmy aramubwira ati rwose nta kibazo ibyo nta birenze. Ubwo Jimmy muri ako kanya aramubwira ati reka mbe ngiye. Nuko umukobwa aramubwira ati n'uburetse gatowe. Ati se ni gute naguhemba ku byo unkoreye byose? Ati icyo wankorera ni uguhora wishimye ibyo ngibyo byaba bihagije kuri njyewe. Ubwo Yaren aramubwira ati we yangiye cyo nyine ni ukuba iruhande rwawe nkaba nagufasha rwose ukaba wagaruka mu buzima buzima. Ati wibyitaho rwose wibyitaho Yaren. Ubwo Jimmy ariko abwira Yaren. Ubwo Yaren aramubwira ati umuntu mwiza nkawe ni ukuri aba akeneye amahirwe ya kabiri. Ati ibyo uvuga ni ukuri ariko nawe ufite kwiha amahirwe ya kabiri. Yaren ati cyane rwose. Ubwo Jimmy aramubwira ati ariko ikintu kimwe ati njye ntabwo nkunda ibintu by'ubuntu ngomba gukora cyane nkazabigeraho. Ubwo Yaren aramubwira ati rwose ibyo ni ukuri kandi ndabikunze twagenda noneho. Jimmy aramubwira ati reka twigendere rwose. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho Daniel ndetse na Natalie baba basa nk'aho bari kugenda bagurisha utuntu mu muhanda. Ubwo imbere yabo gato haturuka Yaren. Yaren yarabarebye bisa nk'aho rwose atunguwe n'abantu abonye uburyo bari basa n'uburyo bari bambaye. Nuko bose bamukubise amaso ubona rwose bakubiswe n'ikimwaro nyine ubona birabacanze. Nuko Yaren mu ijwi rituje ubona ko yatunguwe arababaza ati se byagenze gute mwabaye iki ko mbona mumeze gutya? Ubwo nuko mu kimwaro cyinshi Daniel aravuze ati rwose nta kintu nongeye kwimarira mu buzima bwanjye. Ati nta kintu nongeye kugira. Ati nta n'akazi nongeye kubona. Ubwo Yaren nyine mu ijwi rituje cyane ati rwose wihangane. Ati rwose hoya Yaren ntabwo ufite kumbwira ngo nihangane. Byose ni amakosa yanjye kuba ntaramenya agaciro wari ufite simbyiteho. Ubwo nuko muri ako kamwanya Jimmy yahise aza rwose yambaye ikote ryiza. Nuko Natalia yigurutsa ngo hayi Jimmy. Nuko Jimmy aramwihorera abwira Yaren ati ndatekereza twakerewe dufite kugenda. Nuko Natalia arongera ati mbabara rwose mu munota umwe. Ati nukuri ndumva nshaka guca bugufi nkagusaba imbabazi bivuye ku mutima ku byo nagukoreye. Nuko Jimmy aramusubiza ati nta mpamvu ufite yo kunsaba imbabazi kubera ko ibintu byose bibakubera impamvu.
ibi byabaye yari impamvu nziza kugira ngo nzabe meze neza muri iki gihe. Ubwo nuko nyine yahise yubika umutwe ubona ko nyine bimucanze, nuko rero narababwira ati igihe cyose rwose mwaba mushaka akazi muzaze muturebe tuzabafasha. Ubwo nuko baramwenyura barigendera. Nuko Daniel ndetse na Nathalie bava aho ngaho baragenda, nuko Jimmy na Ellen basigara bahagaze bari kubareba. Nuko Jimmy yahise ahagarara gato afata Ellen mu ntoki aramubwira ati uri kumva umeze ute se? Umeze neza, gusa byari byiza ko rwose ibintu byose byahise tubyibagirwa maze tugakomeza n'ubuzima bwacu twishimye. Nuko Jimmy aramubwira ati nta kibazo rwose, ubu ngubu dufite amahirwe yose yo kuba twakora tukiteza imbere tugasiga ibyabaye tukabisiga inyuma. Nuko Ellen aramubwira ati uko ni ukuri rwose, reka twigendere. Inkuru yacu uyu munsi ntaho tuyishoreje. Niba wakunze iyi nkuru binyereke muri komenti kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane.